umbarata nkubwira gahoho reka nkubwire Joriji uzaje ariko umuntu yeruhukire nimba umuntu aryamye umureka aryame nk'ubu nari niruhukiye ubu tubyo twacangiye kunzoka mwirirwa dore ko kazi kirirwa uganya karindagira kwirirwa uziritse akabwira se sheri akazi karagenda karagenda akazi nta kibazo hamwe nabigenda nyamara bambwira niba byatari kigenda neza umuntu akaguhindurira akazi umuntu yagushingira nka kenkayori agushakira umuntu nyine akajya yirirwa aterura nka mifuka ya sima urwakira amafaranga biriya bintu nabyo mbona bifite amafaranga ntabwo byarusha biriya bifite amafaranga nsigaye nkorera amafaranga menshi hano hari abakiriya benshi inyungu ibi nsigaye nyishyira kuri konti y'umwana andi nkayakemuza ibintu nsigaye mwaka amafaranga yo kujya muri sarase cyangwa gukora utundi tuntu tworoheje nyine bwo nagize nyine kwa kwihagararaho kwanyu kw'abagore ubwo baba byicisha cyangwa hari n'igihe wenda tuba dufite amafaranga menshi wenda naza nkarambika ipataro hariya cyangwa harimo ikufu ugakuramo 5 uzi nabimenya ko yanjye nkorere mba mfite ayanjye ari ahantu abakiriya nzicuruza nkabona amafaranga yo gusevinga nkabona yo gukemuza utundi tuntu twose dufite ahangaha tworoheje nyine kuko ibikomeye baba babikoze ariko byunasa neza bisigaye nyine niyitaho no gusabya amafaranga none se wowe bimeze bite mu kazi biragenda nta kibazo mu kanya nibwo ngiye kujya ku izamu twiganire ndabizi mu kanya agahinda ndaba nishwe n'agahinda wagiye kubera iki mfite irungu umukozi se ntahari nzi ubwo mba mfite irungu nyine iyo udahari gushakira umugabo se ajya amara irungu se oya mbara igihe noneho bigira nijoro nkumva naguhamagara ariko ngatekereza nyine ngo wasanga ari abantu barembye ari ababyeyi bakeneye kubyara nubwo waba badahari ntabwo uba wemerewe kuva ku kazi nyine nibo ngirira ubundi barumva naguhamagara nkuvuga ngo taha ntabwo tuza turijanira ku kazi turaraneyo tugasiga umwana tukajya mu rwego hari icyo yaba ntabuze nagenda nange ndi kuvura abantu ukajya urandindira ahandi urahaza abantu tujya twihengekanye niyo y'abakiriya ubonye bameze bashize bagabanyutse bagenda gatora ni nk'agasaha kamwe nabwo ya ntabwo nabivamo nakwisinzirira nta kundi ntabwo biba byoroshye ngo wihanganire zera nakwemeza nyine ariko nari nguye kugushakira umusore kosheri wagereka gukabya umusore se azajya amara irungu umusore ni wowe ajya muriga muraganira hari ubwo ubonaga mfuhaga cyane ku buryo wazana umukozi w'umusore ngo noneho ngo amare irungu ubusore tuvuge ko utanca inyuma nko guca inyuma ahise yatugade ntabwo naguca inyuma uri gutekereza ngo naguca inyuma ngo nawe wanca inyuma gute kubera ko ubitekereza nawe wanca inyuma ngiye kaguca inyuma se ubizanye ahubwo wasanga waranciye n'inyuma aha ubwo nibyo ntababesha turongera kuvuga iwanyu hari bucura ntabwo turongera kuvuga se wowe uzanye ibyo bintu byo guca inyuma ubwo wanciye inyuma ubwo iwanyu hari bucura hano ajya bari bucura ntabwo ari nyandwi bucura ni bucura ngaho imvirire ntabwo naguciye ntabwo nawe bucura bari iki nari imfura yego mfura ndaba imfura nawe se uba imfura nyine njye nari imfura reka nari imfura ni ukuri wa murumuna wanjye se nawe uzi ubwo njye naba ndi bucura gute kandi murumuna wanjye muzi njye ndi imfura ese uranyibukije huko muno wazaza kudusura ryari simbizi ubu ngubu nsigaye mbona nazi ukuntu ameze pe nshaka kuzajya kumusura muri iyi minsi nkareba ukuntu ameze ntabwo aheruka mbere yajyaga nambipa ntabwo ajya mbipa nyine urumva niba atakikubipa wasanga kuko yarahuye n'ibindi bibazo kuko urabona kubura umugabo ashaka biragoye noneho akagenda nta n'umwana gusigesha nta kundi nzajya kumureba rero reka se ni sangahe
amasaha arakuze reka nshake kubura iminota 5 ngo agende. iminota 5 se gusa reka njye gushaka ibyo turya nyine ugenda uyishize ikintu mu nuko se umwana ari he nigeze muba araryamye reka ngende mukubwirira ze munaganira muraherukanye mbwira zo nsuhuze wandika muri minota 5 saa 8 n'iminota 5 ndabagize gukora uriyongeza reka ngende nshaka ikintu turya ubwire na za wadazeme muri kuganira nta kibazo ariko ndi kubona ryashanaye ngo ni ivete riri no guhata ariko reka nafite n'amazi iki kiba gitumye uzindukira mu rugo ni iki kiba gitumye uzindukira ni nk'Imana yakuzanya n'ubwo runaka iki wace y'ibirayi wandekera amazi aho ushaka gahita no guhanga cyako tuze twakaraba amazi yo gukaraba amazi ndi kogereza n'ibirayi aho kunshaka gahita imwuka byara mu abantu bo muri ubu mudugudu n'abakoreye iki ubwo abanye sigaye n'itono sigara niyumva abantu bo muri uwo mudugudu n'abakoreye iki ko banzonze ubu ngubu amazi ndi kogerezamo ibirayi urayatwaye bakuroza umushiya nayo mpamvu utanabyiwanga uzagarukira mu rugo uri kunyumva nk'ubu ngubu uzindutse inzira mu rugo ushaka kunesha umutwe gusa wagiye uma amahoro narabivuze imparitse fureshi wagiye uma amahoro wakagabo wagiye uma amahoro urumva nzana nk'uturo tubiri tw'uturayi mfite ntubareka original ubunarinda naje kubigura iyi ngegera sindi kubona bifite perazo tuturaje kwiyekereza sha ntabwo nabwirirwa wiruka gutagaguza ibirayi ko wibona ubona urukurinda wabiteka umanje wabihata ubundi ko tukuzi twumukeneye urukona ndarya iki ibirayi mari nyiyemereye ngo nirire urabijyanye turamagana none ubwo nje nirwe ntokeje ibirayi ndetse birandeba ngende umugore wawe ndi mushiki wawe ahubwo ubwo jori dupfaga iki ko kandi umbabarira wihangane iki gipane wamenye ibyabaye umva rwose ngiye kujya mu buyobozi rwose banshakira ubutabera kuko ibi sinabyihangana igihe uba wahereye wambujije amahoro umva ndakubwiye ngo ntuzangarukire mu rugo uri kunyumva sinzongeye kubona urwo ubu si ibirayi byanjye urabijyanye urukundo ndarya igikoko wanzanira ibirayi munebare we dore ngo karasa umva nkubwira mereza ibirayi cyangwa ngo umenewe ntago amazi komana ahubwo ubu dupfaga iki koko dore ngo kara ubu ibirayi bitarenze na 3 mfashe n'ibindi bintu byarinda byakuyombeye yegera nta kintu ariko man ubu ngubu kubera iki koko kubera iki umudugudu banzonze batajya bamagaye dore ngo karasa umva reka nkubwire ndajya mu buyobozi ntago nakihangana urukuyumva ziba utujyanye se n'utwawe ubu tuturaye tubiri mfashe nitwo turenda kuguhonda n'utwawe se umushiya ugira dore nta nibwo rwatumye na kariya kagabo kawe gapfa apfa si ako mwagiye mureka dore uko kangana ariko se mujya mugira ikihe kibazo mwagiye mumpa amahoro ko mugira ikihe kibazo saka gashinze se urusaku rwanyu ntabwo rutugezeho turimo reba dore niba suru kureba uko mureba ariko se umuntu azaturana n'abatindi nkamwe ubundi byagahinda kandyaga dore asanze ndi guhata uturayi twangira dutwaye ubu ngubu koko ndarya iki koko byagahinda kandyaga byagenze bite ngenda ajya kubarega mu buyobozi rwose ariko se reka babaze ikibazo nibazaga ni naniruhukiye ndi kumwe na mubebe ihohotera none urusaku rwanyu runsanze urusaku rwanyu suye ngo ko narindi kwirira ubu turacagiye kugira umuturanyi mubi nagahinda tubwira bimeze bite ende kwishakira n'amazi araje asanga ndi kwihatira byagenze bite araje asanga ndi kwihatira akaraba amazi akaraba amaso mu birayi ndi guhaza akaraba amaso akarabya amaso dore ubushera bwako n'akagore akarabaga amaso mu birayi ariko mana we ubushera bwako akagore nibwo bwatumye wa mugabo apfa uzikorera ibyo navumbuye
one gupfa bihuriye he gupfa bihore no kuza Wowe ukuntu kangana mbese? ubu ngubu ndarya ikimwuka byaramwisha umva ngewe ati andahekenya mvana imbere nawe dore ko mugashigikiraga da wasanga nari naho gatunze sinabikubwiye ako jori dupfaga iki ko wasanga ari wowe mubi uri mubi uri agasebe ceceka umva rata nkubwiye nawe narakubwiye ibintu byo kujajura aho uramenyera nubwo uri umusaza ntongana nawe nubwo uri umusaza ntongana nawe n'ukundi munsi utazansuzugura nabicana ariko uyu muhungu afite ikihe kibazo ngenda ajya mu buyobozi ndajya agapfakazi ufite nimero ya seridiyo aka gapfakazi kwiyanzuza ndajya kwiyanzuza aka gapfakazi katuzonze muri guno mudugudu mw'iki gipangu buri gihe telefone yanjye ejo ni kayitwaye na telefone yarayijyanye weho umva nkubwira gahoho reka nkubwire joriji ujajora ko umuntu yiruhukire nimba umuntu aryamye umureka aryame nk'ubu nari niruhukiye ubu tubyo turacangiye kunzoka yewe mudugudu ndawibukamo pe kuko ndabarambiwe ntabwo mwama amahoro n'umunsi jori mubo barambiwe mbese uturaye tubiri nitwe turi kukuvugisha ago magambo gose twari utwawe wese iminsi nakoraza akagabo kawe karafenda wazibonye wendeze ryarariko dore ngo katangiye no kwiriza njumva nkubwire ngarurira ibirayi ndajya mu bayobozi urukurira amata ngo tunywe ariko rwubi sinari nabikubwiye sinahoraga ntanabikubwira dore ntaka katumye uriya mugabo apfe ariko ubwiza bwe nta makuru muyahagazeho oya ubwiza bwe ntabwo ari burabura byose ubwiza bw'amashini dore ubundi dore wabarengeranaga n'uyu birirwaga muri bwa butike bwabo batunganya iminwa n'ubundi nikubwira habana nijoro ako mana we ako mana ngiye ndimuka pe kuko ndabarambiwe ntawabuze byose riciza urajesira Chiza se ku buryo mwabuze amahoro urajura ry'ikisiro ariko tunatangire ndakwiyamye mujyanye n'ibirayi yemuhaga mwahereka uteka ibi biraguhaza ziba wanze n'ibirayi ndajya kukureka ushyiramo n'imisenyi n'ibihunga bije gushikira hariya mu mugezi uyu munsi agurunuka unyangiriye iki se ko naryo iwawe akumushaka agiraga dore kare kabyibushe mbere umugabo wakagihari ariko dore ubu ntuzaje urarengerera kakimara kumwahura ngo bamwice ariko urabizi neza kankanye n'akadodo aya makuru yahagazeho ukuntu ari ciza ahubwo reka nze nkwereke ibyo ngukorera niyo mpamvu reka nze nkwereke amabere ga nyoko kugira ngo tutivamo urugamba nza umva rugamba umva sheri yoho ubu uri kumucecekesha ubusa isahani nambe kabena bisana uri kumucecekesha ubu umugabo nuko byo ugusohokana amasahani mwirirwa dore ko kase kirirwa uganya karindagira kirirwa uziritse akabwera umva reka nkubwire uyu munsi umva ntabwo birangira gutya aze sheri warasaze gubisuka yengera abantu bo muri umudugudu dadi bite mukobwa wanjye ni byiza makuru dadi bisa umeze ute ni fresh umeze ute wari wasinziye se oya nari ndarandi muri telefone nese kubyukanye ibipira kandi bari bambwiye ngo wajyane hari hakonje hakonje umeze ute se meze neza wariye nariye wariye neza kubesha ntabwo wariye waje ryari nje mu kanya mami ko atari yambwiye aba yakubwiye yarambwiye ngo nyine ngo uri mu cyumba cyawe ntayo yambwiye utagiye gutembera nagutegereje ngo turajana se n'ibintu byose uramenyeye ko nzandabura ndagutembera ese ko ari wowe wabimenyereje duhora tujyana uze uramenyera ujyane n'abandi mami nawe yanze ubona ko ngiye ku kazi kujyana mbwira rero umunsi tuzajyana ariko tukazajyana kuwa mbere ntazakora uzambeshe ntazakubesha subiza uko ari umukobwa nkunda ngira se cyane nanjye ndabakunda abona mama agenda ujye kureba mama wawe mubwire ko ngiye kugenda mwana na nyina ko batinzera ni amahoro wamuzanye reka twicarane. Shaka ko twicara
none se ko muri kumpamagara bite ngubu koko umukobwa wacu yariye cyangwa ari kumbesha aba yariye se ngo nabanze kumutembeza mwirirwa dore ko akazi kirirwa uganya akarindagira kwirirwa uziritse akabwera umva reka nkubwire uyu munsi umva ntabwo birangira gutya maze sheri warasaze gubisuka yengera abantu bo muri uwo mudugudu barabanduze cyangwa mwarasaze dore ngo burasa katuje kwije kwinywera cyamuze Kose mwatujyanye kashanu ndera kashanu Mungu nzaryama nsinzire ryari Ngwiki jeri nanjye se nawe uramushigikiraga ubu kanya mugiye kuba muri mu bugamba bigendere ariko mana kumiro karongoye ndushye kuko nahuye nabyo muri uwo mudugudu harya ubundi ngo byagenze bite bimeze bite dore rero yantwariye telefone araje asanga ndi kwihatira akaraba amaso hano ibirayi n'indi guhatara bijyanye ubusungu bigenza bivamo ntabwo nakomeza kwihangana nkaho nta muyobozi wayo nimba ndi umupfakazi ndamaze ninjye wigize umupfakazi se guhora banshinje ngo ninjye wamwisha ko ariko ikintu ndi gutekereza uzaze kunsura uzacunga rwubika adahari uze kunsura mugire inama y'ukuntu wajya ubyitwaramo ni ukuri njye maze kurambirwa kubera ko nanjye impamvu ubona bitanshimishije ibi bintu nanjye mama yatureze natwe nta mugabo afite nyine papa yarapfuye rero ubwo iyo mbonye bari kukubabaza nanjye birambabaza mpita nibuka ubuzima mama yarabayemo ariko mama yabuhagazemo gitwari nese ubu ngubu ibintu ngenza bivamo by'aba bagabo bambuza amahoro sindyama sinsinzira sinateka uturyo ngo tungere ku nzoka ariko mana basi ibi ngibi uba uri kubibona cyangwa nawe warantereranye wanteje aba bantu uzanshake haba ejo yaje nimuke rwose rero utumye zawadi iminota yanjye yarangiye ariko ndetse nabona rwakererwa gute se ntabwo uzajya uruzinduka uducishamo nakererwa akareka ntabwo bagomba gukererwa ku kazi ariko ubuse muraganiriye aka kanya umukobwa wanjye tuba twaganiye kandi tuganiraga ibintu by'ingenzi gusa urabizi twatemberanye niyo tuba tumeze neza tujyanye sibyo zawadi umukobwa wanjye yego data ariko nawe hari igihe unyuma umwanya data aba yatwimye umwanya ngubu aka kanya ngo uragiye gute se ntabwo uretse kugenda ariko ntabwo ari ukumbuye cyane se ujya iminota tugukeneye no mu rugo dadi iminota yashize nuko uzi ko ndegeje iminota 10 uretse kugenda ntabwo bikeneye kugenda noneho urayinyishura reka ndagukeneye ngaho mbwira mbwire ndakubwira mu cyumba Zawadi si umukobwa wawe se ngo uyuhane ndakubwirira mu cyumba ubuse nta nubwo warebye ukuntu nashashe neza gusasa si ibisanzwe ngakazi ese uzakora kugeza ryari ubundi gusasa si ibisanzwe nabikoze neza bidasanzwe washizemo amashuka adasanzwe se mashyashya sasanzwe ni amashyashya yewe akareka genda ariko ujye kureba Zawadi se ntari nguyuhane mujane uzagenda ujye gukorera dadi icyayi yego mami nta n'icyayi wanyweye genda ujye kumukorera icyayi nawe uri kumukorera ufite icyayi nkubwire nturenda kumaza icyo mugabo mva banze nkubwire iby'imigano tubiveho rero nagiye kubona habuze gato cagiye ngo nivemo kandi niho wari wabiteye cyagiye turi kuri kagashano kwa Ivete shako kiraryohaga uramubonaga ukuntu nyakibindi ateye neza we ariko nubwo mbaga ni ku gaserera
nanje naremeye kameze nk'umusambi kameze nk'umusambi none iyo mfashe hariya muri turiya tubondo twako numva kameze nk'uri gukora mu ntuza ni nko gufata hano ni uko guno munwa gwahomotse aka kane ko karyoshye urafata gukumva biri kujamo aho ubundi se kariya gakobwa nubwo twamwita twamugira za gakobwa za magore za kabaye agakobwa ariko se igihe umugabo yagwengereye buriya ubu ntiyabaye isugi ubu ameze neza ijana ku ijana ariko mwiriya minsi nagiye kugitereta dore cana mana je noneho ngasangaga no mu nzu kavuye no gukaraba we kubera kuri feke nta nubwo umenya uko bigenda ariko twebwe kubera ko dushaje uragenda kukamubwira uti ukifashe ukigarura ino byose bigahurira byahuriyemo ijoro rimwe ariko ndavuga nti mana ahubwo cagira ngiye kwivamo muze reka nkubwire suri kureba ubu ni njewe iyo maje gufata ku kantu nka kano nje nta nubwo ibyo nta nubwo baganyiri no kubyibuka urumva ariko reka nkubwire ase muze ubu wazagera guca twapanga gahunda nziza imeze neza ubu nta kuntu wanyunganira nk'umuntu w'umusaza ngo bibaga bimeze bite none se ko njewe ntakazagamo biriya bintu byo ku buntu ko naragize guca mbona biroroshye agize guca baravuze ati ndacogira n'ubundi maze iminsi nararahariranye ahubwo nkibaza ubu wowe wagezeyo njewe ahubwo cagiye nataye imbobe habuze gato k'umugore ari inshishemo wari ugiye kubivuga narabibonye ntabonye mbize nzana inkuru zo hirya no hino nahoraga ndabona ukuntu mwahoraga muri kumwe mu kabari ko kwa Simoni ubwo uramugurira inzago uramuhereza akaza nane byabijyanye nari guturaguritsa ase wa musaza ndavuze ko twageze reka nkubwire twageze ku terambere nibyo nayo ngiri kukubwira kabana uri kumugurira amakara nabirabereje ubundi namatse ngo niba wabimuhaye disi nabiguze ko nahenze ikigore cyane kigize kigiye gato nanje nketa ibiro 3 mba ndabinyororoke umuhaye ibirayi byasoze namukubise ibiro 3 congombwira iyo nkuru wampamagariye ndaje kugikundaga kuja gusoroma agashogoro kugira wena nawe uzaprofitire muri okaziyo profitero kaziyo kandi leta ibyo bihuriye n'imishogoro umva nyine kubera ko gikundaga kuja gusoroma agashogoro ndi kugira ngo tuzagikurikire tugicunge nituranza tukibenure uri kubyumva gute tukakibenurira mu mushogoro mbese nawe ugakozaho ubwo buyanja bwawe n'ipfa rigashira uzaje urarya ibiryo gusa nese muze karame mbere na mbere tuzagikubitira twazahenga cagiye muri ka karima kakari ka Simoni handi kuri rwebe ku mugezi akana nubiri gutemba sha wumve tuzagicurike kuva izaba tuzacunga akavara kanaguye urumva rwebe yarubiye nubwo kizatabaza nawe kanaraye ico cyabanye muzana kubwira ubundi reka kubwira igisaza kiracarimo n'agasore uyu jewe n'agasore amakareme ahubwo si umugambi byo muri zino bisi umugambi bwo sugotse umugambi nugwisha ambo ntutubirangije ariko harakubura ikigani uzabanza mbo ujya birumvikana kubera ko nje nakabaraga nifitiye uzafata amaboko n'umunwa nanje nkwikire nimara gukwikira uko baba utanakaza uburuviri rwanashizemo ntago zatinda nabundi zaje nyuma nuko hubikamo nabundi gahunda niyo kabisa umva umugambi nugo urumva oya nugo ntagundi ejo nta bindi tuzakora nukwirirwa turi kumuneka wareka nkazaza kureba uko washashije uyu uragenda inyuma y'isaha isaha ubundi aba nkimara iki wese ubwo urabona nkigiye ku kazi nganyongorera nk'ibintu wenda ushaka kumubwira nakubwiye ngo ndakubwira mu cyumba tugende cyangwa ntabwo ushaka ko tugenda mu cyumba sigiye wahereye ntabwo tuba twagiye habe ubu uretse tube turi kugumana guca tugende ubu bishaka cyane
tugende ijya kureba. Shabedi nanirewe. Se kuvanga kugera mu cyumba birakunaniye. Guterure se cyane uranterura. Urijyana ndijyana. Washobora se kunterura? Ntabwo ushaka tugende. Mwese mwanikisha mwabonye. Urumva? Ubwo gahunda nejo uramuzana utwo turayi sibyo? Ikija gusoroma umushogo nzirwa ndakineka nzahita nguhamagara. Telefone yawe ndiriho. Nkwakura bita tujye. Ngo ya telefone yanje kihabaga. Muze rero. Beraza ntamo umusoma. Banyuma ubwo surasomye cyangwa urukubesha. Wende warokuregatirizo ntaka. Warori nayimbaza hageze. Ahubwo si uri kwikotomera. ubwo mugambi nugo ntabwo. Ubwo gahunda nejo nyine ubwo nta bindi tuzongera gupanga. Cakurura Ahasi ubundi ugiye ndenzire. Reka amajije kugwengera. Uba nanje akambege nja kuba ndareba utuntu nkora ubwo urumva ubwo nahamukanye inguti ya kari ya madamu kaba wakije cyo kibika yini ya madamu reka mari igende sawa rero sabwo umugambi nuko ariko kabigira ibanga wagisasa we oya njeno ubundi nabitsa ni reba ryari ndi kwa cyagiye tujaga muri Kongo najyo narari bitse kanzwe ukabigira ibanga oya ibanga ni ryombaga Hello. Meze ute? Nanjye meze neza nta kibazo. Urakomeye. Tubonanye ryarize. Nawe igihe cyose uba uhuze. Ushatse wangeraho kuko ndi mu rugo njyenyine. Ntabahari. Ngo pe. Iminota mike. Nizere ko ugeze hafi. Banguka. Sawa ndagutegereje. Mami. Meze neza. Amakuru se. Meze ute mama? Ndarushye kweli. Ndarushye meze neza. Biriwe gute? Biriwe neza. Nanze ko yananze hano. Ntabwo ari ahagiye. Biriwe gute se none? Biriwe neza. Biragenda nta kibazo. Nta kibazo. Akazi kari kameze gute? Mba kari kenshi pe. Kari kenshi cyane ariko ndagasoje. Nanze ko wiryamiye. Bana nibere hano mu telefone wayakwisha amatwi ariko ntabwo ari cyane. Ntabwo ari cyane. Arabyemerewe nta kibazo. Ko nari ndi kureba akamuvu hariya. No kureba muri fone gake gutyo. Nta kibazo. Yewe sha ndumva ndushye pepe. Umunsi wabaye muremure. Wabaye muremure cyane akazi kaba kabaye kenshi. Numva nyiri rugo atashye. Ntabwo uzapfa vuba uje turi kukuvuga. Daddy. Bisa umeze utese. Neza. Bite mukobwa wanjye. Kuko uri hano siko ndiko namwambaye neza mugiye. Ndatashye nje guhera igikubita. Nacu. Niba mutatetse muze dusohoke nta kibazo. Mwashaka baye batetse. Wose ufite gahunda. Dananiwe ariko ndapfa kujyayo. Wagira ngo irubura bizeturu kubirya ariko wenyine ndiko na byakuze. Twari bwo yagera hano. Narwo ndafite n'amazi yo kunywa. Okay. Kamera gutinda nje muze tugende. Mami tugende. Reka tugende. Reka mbwira uriya mukobwa ateka ibyo ari bumare. Mugende ndaje. Eve uraje se? Ndaje.
naragutegereje ndakubura ndavuga ngo buriya yabiretse. Ejo nabyutse numva ntameze neza birangira ntaje. Ntacyo uzemugeze no usanga umugabo wanjye yagiye urabizi ntakumera kumvikana. Bagira ngo wabonye agenda ahubwo nawe afite ubwoba ko uzaza hari noneho Ese umugabo wawe dupfa iki? Sese nyirwa mushobora nasinjya mbona abana baje ari Abantu bo muri uyu mudugudu bagira barabantu. ugomba kubiba muri ndimo nkutera story ya mama. Uburyo nawe nyine byari bimeze. Ndarameze nka neza neza wenda we nuko wenda yapfaka yadufite turi babiri. Ariko papa maze gupfa no yahuye n'ibibazo umudugudu uramwota akagari karamwota umurenge uramwota ahaciye bakamuvugiriza induru noneho mu ishuri nakwaga dufite ibibazo abana bakubazaga papa wawe ngo dore umwana w'umupfakazi umva twarahuritse ariko mama yabaye intwari. Yabigenje gute se? Mama yabaye intwari dore ubundi ikintu yakoze kugira batamumenyera. Ubundi ikintu cya mbere wakora nawe nakubwira mama yakoze ni ukudasa nabi. Kwa kundi ari ukuntu umuntu nyine apfakara agahita kwitaho bikanga akagenda bikamuhitana ntafure ntiyoge ntiyambare nyine ubona yarihebye nyine abantu bose bamubonye akajya batera nk'iseseme. Ikintu mama yakirwanyije umva yaratwozaga tugasa neza nubwo twabaga twarikije umbe kuko ukajya ugira ngo ahubwo twariye n'inyama umva dusa neza. Nicyo cya mbere niryo banga rya mbere. Abantu bo muri uyu mudugudu se batuma unarya? Oya nyine we ntubitaho kuko ntabwo umuntu yabona wambaye neza usa neza ibintu bya bikora mu ibanga ngo aza kumenyera. Impamvu bakumenyera ni uko nyine nabo babiyeretse nawe mbere umugabo atarapfa wari umusirimu ariko umugabo amaze gupfa ibigutiya uhita ujya mu bigutiya kandi warambaga utuntu turi kuri sayizi nyine uragenda uricupiza ubusi ubona atari wowe wabihaye. Erega byaranshanze uwo muntu. Inama nakujya niyo ngiyo amazi ntuyabura isabune ntuyibura nubwo wenda wabura icyo urya ukagura isabune y'ijana amazi yo hano hose arahari imibande yose no muri Rwebeya hose ntabwo wabura amazi ukiyitaho ugasa neza. Ikindi bintu byawe ukabikora mu ibanga nka kuriya twasanze uri guhatira ibirayi hanze ntabwo urabizi ko turanye na bajorije kandi rwose barabangama. Kiriya gihe wahigira mu nzu ukora ibintu byawe mu nzu witurije ugira ngo mu nzu niba nsangamo se ahubwo ngiye bari abantu oya warabiteje weho ongera wambare neza urumva wiyiteho niba ugiye gusenga wambaye neza ujye gusenga nyine ubaburira umwanya nabo bajye harantuka ntabe cyane niba babona warabaye seriyo warabaye umusirimu warasirimutse nkubwije ukuri nta muntu uzongera kukumenyera. Ikindi umugabo wawe yagusigiye imirimo sibyo? Sha imirimo yose ntacyo atansigiye pe nakatansigiye. Yagusigiye wenda guhinga bikunaniye ugurishije umurimo umwe sibyo ukashinga butike yari ugacuruza ukibera umuzimu ukajya muri butike utekereza ko ejo yagusanga muri butike kandi we nta n'umurimo agira. Ahubwo ndaje nincururiza utuntu ku muhanda ese niba bazajya bansangamo mukanisha umutwe. Iyo umuntu yiyubashye buri umuntu amufata uko ari. Iyo wisuzuguje cyangwa wihaye imbwa zirakurya ariko iyo ugize sire nta muntu ukumenyera umva mama niyo yaguraga ibijumba niba yajya kubigurira he nta muntu yigeze umumenyera nta muntu wamenyaga ngo bano batetse iki kandi twarakuze ubu ngubu noneho mama abamutotezaga niwe uhagarara mu murenge akavuga gitifu akumva umva ni umugore ni umukecuru witeje imbere yateye imbere rwose nubwo nyine asigaye wenyine ariko yateye imbere aravuga arikijyana mbese mu karere. Ibaze rwose ubwo rero nawe rwose ni ikintu nashaka kukubwira narakurebye buriya bari kuduteza ntekereza mu mukono hajyaga natwe badutuka baduserereza ndakurira ndabitegereza abandi nzabikubwira nyine numva hari icyo bikumarira nawe bigendereho ndabitekereza amenye neza icyo gukora. Oya ugomba kubikora nageraga amaze kurambirwa bariya bantu. Ugomba kubikora urumva bampa amahoro sinsinzira sineka ngo ndye
mbere bajya gusuka none wateretse umuderi nk'abadeperi aba mwadeperi kuva ryane ko nerose turi abakatolike no guterana kanta byaranze erega biba byacanze nese ubwo urumva atari abo bisuzuguza mba nabuze ukuntu ngira pe mba ndi gutekereza ibintu bahora bankorera uragira ngo ndacyabona n'umwanya wo kwitaho se sinyura umwanya wo kwitaho ndateka udashamana wewe inama nkugiriye niyo ngiyo nta yindi wowe genda uyiteho ugende ugurisha umurima umwe cyangwa ibiri ko nyine guhinga nabyo erega buriya bituma umuntu acupira tudaciye ku ruhande ntabwo n'undi ejo azajya abona uciye imbere y'umuryango we uvuye ufite agasuka ngo ye kugusuzugura aho kugurisha nk'imirimo ibiri ukagenda hano gukodesha utubutike biroroha ntabwo bihenze hano ni mu cyaro ukishyiramo utuntu duke ugacuruza nta muntu wakumenyera pe ndabitekereza ariko ngenda ubwo umva genda rwubu katagusanga ahangaha nanjye nawe sinamukira wihangane ntabwo tukuze imana waje ukererewe nta kibazo nanjye akazi kaba kamperanye njye gutekera ruriya rusaza nanjye wagira ngo narayobote ubundi rusaza Alo yewe ni gitifu ni Ivete utuye mu mudugudu wawe umva giti njye hari ibintu ushaka kukubwira rwose uyu mudugudu nawe uhuriyemo n'akarengane ku buryo rwose abantu duturanye ntibajya bampa amahoro ndagira ngo rwose dukemure iki kibazo kuko sinkiryama singisinzira ndateka uturyo giti rwose pe mbabaruza ukemura iki kibazo kuko ngiye maze kubirambirwa cyangwa umbwiye nawe niba udashoboye kugikemura nitabaza ubundi ubuyobozi kuko ibi ngibi birakabije ugiye gukoresha inama waba ungiriye neza kuko baranzengereje mbese sinkiryama uzi uko wagira ngo sinzi ikintu nabakoreye pe mbabarira uzi ukemura iki kibazo oya kubizi ko nitonda nta mahane ngira se ubwo ntabwo niyenza rwose giti nawe urabizi nditonda nshisha make ahubwo ngewe bambarize dufitanye ikihe kibazo sawa nta kibazo gitifu reka nzaza akemura iki kibazo kuko nari maze kurambirwa rwose sinkiryama singisinza ubu se nkuriya njyaniye hehe uturaye koko ubu ngiye kubwirwa kubera uriya ntacyo ariko kagitifu ati aho muri aho se kare turaho naho ubundi tugera ngo naje naramutse neza ahubwo ndi kubona iwawe mwarasize amarangi mashasha uyibonaga reka nje mfite ikigore kizi gukora naba nicakira umuntu cyawe kiguhereza ku mafaranga uyakoraga ku kigo nderabuzima nkaja kubona akarange bateye mu nzu reba ni parafo ndikubona byose mwarakijera ariko hagati aho ihangane usanze rwose umusago wa nyuma usanze ariho umaze kugura ese ko nikora kari gasigayemo oya ntompe shaka komeza ngira ku mururumba gwica kunywa kuko imico kunywa ni nko kwimitaje muri sebuka yere ntiyataruye rakahise numvishe ngo bagwaye intango yuko oya nubundi yahogoroye bari bamaye intango ariko niko byagenze ko mudege gwajugiraga kuranyoroye none ngiraga icaka kijanaga n'ikiyoka umva rero agira imbura dore byaye bibyukije hano wawe Korosi gahinda karakwica ahubwo baradufungana gahinda karakanya akagoreze ko katureze mwe rubi agashenzi kantu kaba we kaba duteje dore ngiyi kopfo kase kwacaure mama umurenge mutakira rero ngo mu gitondo ngo twitabe uretse niyo gubika
na Joriji oburetse ngo turukuzira ngo oya gutote bre hano handitse ngo intara akarere ibyo mazina sibyo n'ibiki ibyo wabijamo by'intara ahubwo rero ibyo batwandikiye na Joriji bateye mu mudugudu gwa Gwebeye Rugomo baratwishe wakinduye barakurangije iki gipapuro njewe feri ya mbere ndatangiye kugana ngiye kuhita nyitaba feri ya mbere ese babimenye na bya bindi byose karaga hato karakagore narabikubwiye rwubika karakando tuzakikiza hakiri kare ko narinzi ko dufitanye umubano mwiza byagenze bite ariko dawe nari giye wowe gahenda kuvunagiraga amafaranga kakakumva baratwishe umva rero n'ubundi bibe bibaye ahubwo ariko si mwabundi rwobi nubwo iki kibazo gikomeye yego kirakomeye ariko si kiragira umuntu cawe baranda kuntu cadaho amafaranga tukazatanga uretse nkubwire urumva twifuka tubabarira twagiye muri Kongo n'amaguru tubona amaguru nturuko byibuka none se ubu urani urenda kutunanira akatubiza icuye ku bwa rwabugiri n'ubwenge ugiraga ku bwa rwabugiri nararwaye ugiraga n'ubunararibonye nzi ugiraga mu bucakura uradusaze ntago karakaguta kantesha umutwe karimiretamera karibyo nkubwiraga agiye muri Kongo n'amaguru mva n'amaguru ahubwo kubera ko wagakundaga umugani w'amagara ibyo tuzira amagara carwubura kikaguhereza amafaranga ko numvise ko canaguze ngo n'iyindi honda yarakize brano jason ubundi ntitwahuye ejo bundi mu gacamo twarahuye yarakumwe na wa muhungu warahirya kwa Gororiyoza wari ukumwigisha imodoka ngagiye kugura imodoka eco mfaga naco ni kimwe we n'irange ryo turarihuje kandi mfite irange ariko ikibazo afite inda kandi nje ntanda yagukiranya byarasa amafaranga yagagize uri hehe mwa none se urukona ndange byaraga mweru na muhima ariko se ikibazo wenda yembaye wansubiza bwana kandi shatu uri kuva muri Kongo sha narakireze sha nagiciraga mbese urabona ukuntu wamuherezaga ibitero ukamuvungira n'imihondo n'imifumba zose cyane uburyo gikuze uburyo kiduke mana ariko gifite amabinga mana nukurya neza anywaga amata buri munsi none kuvuga ni ubutero tukora ahubwo dore umuganda icyo kinzanye hano nyamukuru burya ntabwo ari kino gipapuro cy'akaragapfakazi cy'akaragapfayobokaragahunyira ahubwo karagapfakazi kampuhiraga mpiye umugore yakoze wenda icyo ni cyo ndusha niyo mpamvu nakarengera umva kiriya gihugu cyanyu urumva nta kuntu twakirigira tukagitekera umutwe urumva kikagura n'agasuru kikadaha amafaranga ako cakura n'agasuru aho byacu byaba ari co nazo ubundi ukuntu biragenda twe turakibwira kiti hari umurimo guri ku isoko kubera ko kikwizeraga ugiye ati irani kure wewe utabona n'umwanya umurimo naragubonye gumeze neza kiguhereza amafaranga $15,000 ugiye kugwishura ugiye kugura ahantu ariko ubundi si n'umurimo ahantu hari uruganda rukoraga zahabu ahubwo vuga ngo barawofese none kubera ko naryo ry'amafaranga urabizi azahita yumva ari nk'ijuru aguhereza amafaranga $15,000 ahubwo nibyo nari ngiye uruganda tugiye kurwishura nibyo nari ngiye zamubwira ngo baragakwiye nibyo nari ngiye kukubwira ukubise hasi uranyibutsa nyibukije gutora ibuye n'ubundi nari mfite agashinga njewe na madamu ko kugura kariya kabanza karamusi yo kwantuza yo kwari honese bagiye kubaka uruganda rujaje rurakora two mwicupa dufundege ariko naje nabyumvishe ngo hari umuzungu ngo uriya muzungu ahubwo reka tuvuga we ko kabanza umuntu akakagura noneho agasambu kagafata ku kibanza cy'urwo ruganda natwe bahita rutugurira ubwo mushinga ningumubwira narangiza nkamubwira nako karimo kari kwibunza kwa ko mfite igipfunyika cy'ibihumbi nka 100 ngahe nico napfa kumwereka wenda bigahinga ariko wewe uzamubwiye ko ari ubwizo akoze kibazo
uzamubwika rwazahabu wabyaraga amafaranga biyuze haba mwana ukuntu nkundaga gusoma wowe uzamubwira ko hari umwana w'umwenjenyeri muri kuja muravugana kuri telefone buri munsi bitaga Jori akabigusobanurira nanje nanyakura nabyo we patro oya ariko sinzamubwira jaza kubwira neto nkwemere ariko bagiraga mpaguca abanyaga ucosha none si umugambi wenda reka twemere amafaranga agaraboneka none turagahande turagamafurika gute nakariya gakobwa genda urumva hajya ni agakobwa ni akagore surwibuka n'ubundi numvaga ari nk'agakobwa surwibuka wa mwana wa murumuna wacu wa wundi tubana surwumureba ntabwo ubona ko ukuntu ahora agashuranye na gitifuze ewe we kubigiramo ni vuba kari akagore tukagatinzibiranya gitifu twamurengereza ubundi ujyana n'ibihumbi byinshi 500 rwonyine noneho rero ariko muze reka ngubwire biriya bintu ukuntu bigiye kugenda ni ukubikora twitonze urumva ntabyo gushamaduka ibintu byo kugira amarangamutima ukikaruma urumva ko nshaje neza warangize n'ibanga byatwicisha umutwe n'ibitabo byacu ukabwira abagore bawe ahubwo si reka nkubwire mwana we reba urabona n'ubundi sica gitifu cyacu nticyagondamye umuhogo ntarundi rubyibushe kiriya kimeze kibyibushe nk'ikimara ariko narumvishe ngo ntuza nko kazi yakayigeza ku kinigamo bacitaga candi ngo leta rwawe niba ari rwa kurudi shakorodi uriya we nuko ugenda tukamusukiramo twarangiza tukamukenyeza iz'umutuku gusa ubundi kariya gakobwa tukajaja turagasa ahoraga kwa siriyake muri ya hoteli ari bakenye nk'uko sinjaga serege tugiye gutundayo amabuye turakapfika iz'umutuku bihurire ubundi noneho tugahita tumera nk'abakoye ka Yvette ubu tugagenda umugambi ni uko ngo muze rero uramuke cyane gipapuro kanyivana umugore wawe atakibona ka mama ubwo nawe igitondo rero coreka nanje mbe ndi guca kabonyi ubwo umugambi ni ubwo nguko ariko bikurikirane ruzungu tuzamenyera imana nta kibazo urakoze navuze ngo kashize yewe njya gushira amagara ubwo mugongo